Mama natsinze. Mama natsinze. Mama ngomba kucicikara. Mama. Hariya twarabivuganye. Nawe ni Nyabugogo. Nanjye ni Nyabugogo. Nawe ni Nyabugogo. Wowe ni hehe? Nitwa Shyaka. Navuye iwacu mu cyaro, mfite inzozi zo kwiteza imbere, asezera ku bukene. Kandi kuko byarampiriye, mbona amafaranga, ndetse ndongora n'umukobwa mwiza muri Kigali. Nsezeranye imbere y'Imana yuko nzagukunda bitagira iherezo. Impundu. Ahi! Nkuko iyi mpeta ari uruziga. Nifuza ko ubuzima bwanjye nawe uzahora ari uruziga. Nikaraga kuri wowe, wikaraga kuri njye. Shyaka. Haleluya. Yes, ashimwe cyane. Haleluya. Gusa icyo ntamenye ni uko uyu munsi wari itangiriro ry'agahinda, umubabaro n'ishavu mu buzima bwanjye. Buretse gato. Yes, twongeye kubasuza rero inshuti bavandimwe mukomeje kudukurikirana kuri Future Empire. Nongera kubabwira ngo Imana ikomeze ibahe umugisha. Aka ni kakanya tuba dufashe kugira ngo tuze turebere hamwe muri make, turebe uduce tw'ingenzi cyangwa se uduce tuba twagiye turanga episode yacu ya 69, ariko twitegura episode yacu ya 70. Ndakeka mumaze kubimenyera rero abantu baba bageze hano kuri Future Empire bwa mbere, ndabasaba kubanza gukanda subscribe kugira ngo batasajya bacikwa n'ibikorwa tugende tubagezaho bya buri munsi, ubundi tugakomeza gukunda cyane filime yacu Inzira y'Umusaraba. Yes, rero tudatinze twabonye ko ibintu byari ibintu bitangiye kugera ahantu hanini, ahantu haryoshye cyane, kubera yuko twagiye tubonamo udutangaza twinshi muri iyi filime yacu. Ngaho umwana wa nyina ntambara yaje, ngaho Cyusa avuye mu ishyamba, iribagiza aratashye, bose bagiye guhurira mu rugo. Umva ibintu none bigiye kutogera, ibintu bigiye kuba ibintu bigiye kuba akasamutwe. Ni ibintu rero tuba tugomba gutegereza tukareba muri episode ya 70 ndetse na 71 gutyo paka kuzamuka, tukareba iyi season ya kabiri yose, tukareba uko ibintu bizaba byifata, uko ibintu bizaba birangira. Twabonye ko ibintu byamaze gukara, ibintu bitangiye kugenda biryoha. Rero nakindi nagusaba wowe ugeze aha kuri Future Empire bwa mbere ukaba utarakanda subscribe, banza ukande subscribe, liking video, share, comment, byose ni ibintu biba bikenewe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Wowe rero usanzwe uhari, ndagusaba gukomeza kudukurikirana kandi ukomeza gukunda filime yacu Inzira y'Umusaraba kugira ngo ibintu bijye bikomeza kugenda neza. Inzira y'Umusaraba ni ndende, oh ni ndende, inyurwamo n'uyose kandi izeye afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo byose ahura nabyo, afite gukomera, oh ni ndende.
Yes rero twabibonye ko ahangaha uno muhungu wo kwa Cyusa agomeje akazi agomeje kugenda anekera Mukantambara ndetse na murumuna we Fabiola. Twabonye ko Mukantambara rero twabonye ko muri episode yacu yari yarangiye Mukantambara byarangiye ari umuntu umukoze ku rutugu usa nkaho yaramufatiye mu byago cyangwa se yaramufatiye ku muryango w'abandi ari guhengereza ari kumviriza ibyo mu nzu bari kuvuga, ariko twabonye ko ari wa muhungu n'ubundi basanzwe bapanga yari ari kumugezaho amakuru, n'ubundi yari ari no kumubwira yuko yabuze uko aza mu rugo, kumubwira ko Iribagiza yageze mu rugo iwabo. Rero ni amakuru yabashije kuba yaha Mukantambara amubwira yuko Iribagiza ahari gusa Cyusa ntawe uhari. Rero ibi ngibi byahaye Mukantambara urwango cyangwa se byatumye Mukantambara agirira uriya muryango urwango, kubera yuko yahise akeka ko uriya mukobwa yahageze kuva kare cyangwa se bari bahazi ahari we na Cyusa kuva kare, bakanga nyine kubaha amakuru y'umwana wabo, bakanga kubabwira aho umwana wabo kugira ngo bajye kumushakisha. Ibi byose rero ni ibitekerezo Mukantambara aba yahise agirira ahangaha. Tuba tugomba gutegereza tukareba uko kandi gace kari buze kuba kameze, intambara noneho ziraza kuba zirimo n'ukundi kuntu ibintu biraza kuba byifashe. Ahangaha rero aka ni agace ka gatanu tuba twabateguriye kugira ngo dukomeze kuryoherwa na filime yacu nziza y'umusaraba, kadufata akanya tuze turebera hamwe n'agace kacu ka kane. Inzira y'umusaraba ni ndende inyuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera wihangane bizashira wegukane Cyusa. Bizashira wegukane Cyusa, bizashira wegukane Cyusa. Inzira y'umusaraba ni ndende inyuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera wihangane bizashira wegukane Cyusa. Yes rero nyuma y'ibyo byose, nyuma y'uko Mukantambara avuye muri rugo akabonayo Iribagiza, akabona ko Iribagiza ahari, yaje abikoza Fabiola murumuna we. Fabiola rero byamurenze, Fabiola nawe atekereza nk'uko nyine twari tumaze kubirebera hamwe, yari amaze kuvuga yuko ari agapangu cyangwa se ari ibintu bari bapanze, bari bazi aho Iribagiza ari. Bityo rero Fabiola nawe yongeye mu rya Mukantambara avuga ko uriya muryango ari uw'abagome, uriya muryango ari mubi cyane, kubera yuko bitewe n'ibintu nyine uba uri kugenda ubakorera. Yose rero ibi ngibi nibyo biba biri gutuma tuza ahangaha kugira ngo tuze turebere hamwe n'utundi duce uko turaza kuba tumeze. Yes tudatinze rero nta bintu byinshi byo gutinda, twabonye ko umwana wundi wa Mukantambara nawe yageze mu rugo. Mu gihe rero yari ari kugera mu rugo cyangwa se mu gihe yari ari kuza, Mama Kanyana ndetse na Rugema bari kuganira ku kibazo cy'uko Mama Kanyana yari ari kubaza Rugema impamvu atajya gushaka abana be, ibintu aba yabyihereranye nyine, ibintu aba atabyitayeho kandi biba ari ikibazo gikomeye cyane. Nyamara twebwe twabibonye ko Mama Kanyana we yamaze kumenya aho Iribagiza ari, yamaze kumenya ko Iribagiza ameze neza, ariko kugira ngo agomeze ateshe umutwe cyangwa se kugira ngo abaze Rugema impamvu ataba umugabo wa nyawo, umugabo udashaka abana
umwana we nibyo bintu yari ari kumubaza kugira ngo abimenye. Rero ibi byose byari biri kudufasha iki? Ibi byose byadufashaga nyine kureba ko Rugema n'ubundi asanzwe akunda abana be, asanzwe abitaho, kuko twabonye ko yari ari kumubaza amubwira ati ngo abana bawe bameze gute, kuki udashaka abana bawe? Yes, rero ni ibintu tuba tugomba kwitaho nabyo tukareba uko bizarangira, tukareba ko na Isimbi nawe azaboneka. Yes, aka rero niko gace ka gatatu, reka tugaruke n'aka kabiri nimujye kure. Yes, ikindi nakubwira cyangwa se ikindi twavuga ko aka gace ni uko Emile agomeje gutsemba, Emile agomeje kwima amakuru Rugema. Twigiyemo isomo rikomeye nk'abakunzi b'umusaraba nk'uko tuba twabibonye, ryo kugomeza ku ijambo, ryo kuguma ku ijambo kabisa, tukanga gutanga abacuti bacu ngo nuko turi mu byago. Emile ari kugenda anyura mu bintu bikomeye, ariko agomeje guhisha amabanga yabo. Ni ikintu tuba tugomba kwigiraho gikomeye. Urukundo rwabo rw'urumana, abareba bose baratunguwe. Isimbi yarashubongera, nta gushidikanya zirarungana. icyo saramwiyumvamo cyane, biribageza n'inyenyeri. Isimbi aragenda ashukwa, agacece karategura ikiri. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo aba basigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amabi hirya, ikibarakirana gutyo akabona amata mu biziba. Ibikoresha ijoro rizamuka imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amavi hirya, inyibarakirana gutyo akabona amata mu biziba. Irikoresha ijoro rizamuka imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Yes, rero iyo tugeze ku rukundo rwa Cyusa na Iribagiza, cyangwa se iyo tugeze ku bya Iribagiza na Cyusa, biba ibindi bindi, kuko ni abakunzi bacu, ni abantu twishimira cyane. Ni ibintu tugeraho tugashaka kubivuga cyane tweruye, kugira ngo mumenye iki kintu icyo ari cyo. Iki kintu ni ikintu bakoze kigaragaza urukundo rwinshi cyane, urukundo rwari rwaragiye ariko rukaba rushaka nyine, bakaba bashaka kutwigisha ko urukundo ari ukwizerana, urukundo ari ukubana muri kimwe cyose. Uretse ibiriya bya Cyusa na Isimbi baba bigira, ariko Iribagiza baba bagomba Iribagiza na Cyusa baba baranyuranye muri byinshi, baba bagomba kutwereka amasomo agomba kugeraho. Rero ahangaha twabonye ko mama Cyusa yafashe umwanya we akaza kureba Cyusa na Iribagiza mu ishyamba aho bari bari, kugira ngo ibintu byabo bikomeze kugenda neza. Yabakuye mu ishyamba. Rero twabonye ko ni filime yacu yarangiye, mama Cyusa ari kubakura mu ishyamba. Ni ibintu tugomba gutegereza tukareba ubundi buzima bagiye kubamo, ukundi kuntu bigiye kuba byagiye
aragenda kandi Iribagiza yahuye nanone na mama Kanyana n'ibintu tuba tugomba kuza hano tukakubwira rero guhura nawe yahise aza kureba Cyusa nyine aho yari yamusize azanye na mama we na mama Cyusa nyine niko ndi kuvuga rero twabonye ko ari ibintu bikomeye ni ibintu byamuteye agahinda kubona abana be bari babayeho nabi ariko turaza kureba uko biza kuba byarangira rero munyemerere dusoreze aha ngaha dukomeze gukunda filime yacu Inziramusaraba ntimuguhame kudukurikirana no kuri Future Empire Imana igomeze iduhane umugisha